Keep not playing, you know what I'm saying, but I got so much to say tonight. It's still going on for real. Reka tubabwire ku ngando z'abahanzi. Bien. Ejo bundi muri iki cyumweru turimo bari kuwa gatatu nibwo hatangiye abahanzi bafashe amabisi donc bagiye aho itorero ry'igihugu risanzwe rikorera ingando. Abahanzi rero nabo bagiye gukora itorero ry'abahanzi aho bazigiramo ibintu byinshi bitandukanye ikaba bizamara igihe kigera ku cyumweru. Now, muri iki cyumweru hari ibintu byinshi bazaganiraho, ibintu byinshi bazigishwa. Twaganiriye n'umwe Dairo n'ukuriye itorero ry'igihugu umusaza Rucagu atubwira mu by'ukuri izi ngando z'abahanzi zigamije iki. Ni muri kiganiro twagiranye nawe, ikiganiro nagiranye na mugenzi wanjye Dashim original le reporter sans frontières muri Beside reka tukirebe. Icyo tubate mbere na mbere icyo bagiye gukora. Bagiye gutozwa guha agaciro umuco w'indangagaciro na kirazira. Umuco w'indangagaciro na kirazira waracitse mu gihe cy'abakoloni n'ubuyobozi bubi bigeze u Rwanda ku mahano ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yo imaze kwitegereza amahano yabaye bitewe n'uko abana b'u Rwanda batari barigeze batabonye umwanya wo gutozwa umuco w'indangagaciro. Si no kubura umwanya ahubwo nuko leta zariho zitabishatse, yo ifata icyemezo cyo kugira ngo abana b'u Rwanda bose bazatozwe imico myiza y'indangagaciro na kirazira. Ubu rero nibyo abahanzi bagiye gutozwa. Tubatezemo iki rero? Tubatezemo ko icyambere umuco w'indangagaciro na kirazira bazawuha agaciro, bazawubaha, bazumva ko indangagaciro na kirazira arizo zubakirwaho iterambere ry'igihugu, ko arizo zikomeza ubunyarwanda, ko arizo zikomeza ubumwe bw'abanyarwanda, ko arizo zituma abantu b'abinyangamugayo noneho bagakunda igihugu, bakagikorera, bakacitangira, bakagiteza imbere bigamije kubahesha agaciro. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ubwo izo message, ubwo butumwa bazakurayo bazajya babunyuza mu bihangano byabo, bakangurira abanyarwanda kwimakaza umuco w'indangagaciro na kirazira binyuze mu bihangano byabo. Abanyarwanda babitore kuko bakunda gufata ibyo abahanzi babagejejeho mu bihangano byabo. Icya gatatu, bazafasha cyane mu guhesha agaciro ururimi rw'ikinyarwanda. Ntabwo bazongera guhanga bahengetse indimi bavuga amagambo batabanje gutekerezaho, bazajya bakoresha amagambo y'ikinyarwanda kandi banayakoresha neza. Icya kane, muzi ko hari abahanzi bamwe ariko bake cyane, bake bambara amakabutura bayagejeje munsi y'ikibuno, bafata imisatsi bakayishwanyaguza bagasokoza ibintu bitigeze bibaho muri iki gihugu cyacu. Ibyo cyangwa se bakambara uko biboneye. Ubu bazavayo bafashe icyerekezo cyo kwambara umwambaro bahesha agaciro, ukagahesha n'ababyeyi, ukagahesha n'abavandimwe, ukagahesha n'igihugu cyose. Abahanzi b'abakobwa bambara bamwe cyane ariko nabo ni bake, ntabwo tuvuga ko ari bake cyane rwose, wenda nubwo yaba umwe cyangwa se babiri, ariko ubwo abumwe agatukisha bose. Bambara udupataro tubahambiye cyane, ugasanga bidahesha umunyarwandakazi
agaciro. Bien. Sawa, tuhaganire n'abahanzi c'est sûr, ariko mbere ho gatoya. Umusaza amaze kutubwira ko par exemple abahanzi bambara amakabutura musi y'ikibuno. Twifuje kumenya ubundi umusaza Rucaguwe akunda iki, akunda kwambara gute, akunda ku tumenye swaga ze kwa twashatse kumenya swaga z'umusaza, ubwo ngo niko wadusubije. Nkunda kurya imboga n'imbuto cyane cyane imboga imbuto rwose ndazikunda. Hasigaye rero icyo kunywa nkunda kunywa icyayi n'amazi. Ibyo binyobwa habanza amazi ko nyagunywa saa 11 mu gitondo, nka saa 12 nkanywa icyayi. Nibyo binyobwa nkunda. Ariko ntabwo bimbuza bivuga ko ntatereka intango y'agahiye. Hoya n'umushyushye gitaramo rwose nta kibazo. Nkora siporo yo kugenda n'amaguru na siporo yo gukomeza amaboko ndayikora. Mukunda iyi njyana y'umuziki? Injyana y'umuziki nyarwanda icyo nifuza ahubwo n'abahanzi, nifuza ko mu by'ukuri hariya mu midugudu, mu tugari, mu mirenge bagarura za mbyino za kera z'abakobwa b'abanyarwandakazi babyinaga kera. Izo nizo nkunda, sinzi impamvu n'abahanzi batajyamo ngo zicukumbure arizo zigaruka. Ari nk'abahanzi batanu mwamuzi Bwana Boniface Rucagu? Nzi benshi ariko nta n'umwe ndi buvuge. Bageze kumbwira bati shakisha ntisinshakisha, reka mvuga umwe njya numva muvuze baravuga bati abandi bahanzi bati niwakunda naho twebwe ntabwo dukunda. Indirimbo zikunyura muzigezweho nakubwira Izihirwe Rwanda yaririmbwe n'abahanzi benshi cyane n'ibigwi by'itorero. Indirimbo za Tuyisenge zivuga itorero, indirimbo za Shyaka zivuga itorero, indirimbo zivuga itorero ko zivuga zitoza abanyarwanda gukunda icyiza no kwanga ikibi no kwihesha agaciro. Izo nizo nkunda, izindi ntabwo nzikunda. Arabanze bo hanze mwamuzi? Ndabazi ariko ubanze uvuga intwara abanze usingiza intwara abanze ziwabo, niba ntavuze abacu ntabwo ndi buvuge n'abahanzi. Wigeze ukina football? Cyane. Wakina nko mu bakangahe ihari ryari? Kuva muri no kuva muri primaire za 56. Ukinaga karere? Karere nakinaga mu byiciro bibiri. Hari karere nakinaga tugatera ku mavi babyitaga amanota. Nkajya gukabaka igihumbi intera. Hanyuma ngatera n'umupira usanzwe mu kibuga. Wakina kuwe mwanya? Mu mwanya wa kabiri. Ndengera izamu. Nake gashya wigeze gukora mu kibuga uvuga ati kabisa karuka ntabwo nzakibagirwa? Agashya nakoze ko nazibagirwa nuko muri 61 na 62 nkina ku Musanze ntabwo twakinishaga inkweto, ntabwo twigaga twambaye inkweto, twabaga twambaye ibirenge gusa, kandi ikibuga cyo ku Musanze n'amakoro. Noneho rero nirukankana umupira ndawutera ujyana n'ibifuniko by'amano yanjye byose n'inzara zose ziragenda, na n'ubu ntazibamo. Mufaniye kipe? Mfani ikipe itsinze.
iyo yatsinze rwose iyo ari yo yose iyo ari yo yose yaba mu Rwanda yaba no hanze yaba mu Rwanda yaba naye nyine ikipe fana ikipe itsinze n'umukinnyi ukina neza rwose urugero rw'umukinnyi abandi bose uzi bakina